ngarukonje. No. Uriya muginga arabeshya imineke yanjye ntabwo ari buze kuyiryaho. Ahubwo se ndamusubira imbere gute nyifite? Byanga byakundira imineke ndayiryaho, ahubwo nashaka izina hakiri kare. Ariko ndazana ubusambo nayikoraho. Imbwa imbere itayise. Arashyuha ntago yibagirwa iwabo wambewe naho se muri mwari muduteye turabasuye muradusuye ko musura amasaha meza ara buriya mu muco nyarwanda dusura amasaha meza kugira ngo amabi aze kugera twatashye musura amasaha meza cyane umuntu agiye kurya erega byahozeho gusura umuntu agiye kurya ntago igiti ndambi ntago ibintu by'indambi byo byaracitse ntago bikibaho nimba umuntu agusanganye ikintu umuhe hafi yo nta n'igihari urihangana birahari barabifite abantu biba bihari hari abantu benshi baba babifite ubwo rero twe tutabifite turagira twe tutabifite turihangana ni inkweto nabibonye rega biba binakaze buriya umuntu uza muri ni inkweto iriho icyondo inkweto ijyaho icyondo iyo wanyuze ahantu hari icyondo nawe iyi mineke se Jesus is Lord iyi ni imineke nyine kabisa ino mineke rero nari gusohoye ngo ibifata akayaga imineke ifata akayaga gute ntabyo uzi mayi nka data nimba niyanyu utayisohora ngo ifata akayaga murayihohotera rwose buriya rero muvandimwe hari ikintu nabonye buriya waba igisambo utaba igisambo iby'isi urapfuka bisigame cyane urapfuka bisiga iby'isi nimba ujya ubifite umuntu nakugana cyane ujya umugaburira igenda ibyo ni byo umbwiriza cyane igihe ni ukuvuga ngo iyo mbifite ngaburira abahisi n'abagenzi Janda Ndagiye. Hari umurongo mperutse gusoma muri Bibiliya. Yohana ibice 5:5. Haravuga ngo niwima ibiryo ubwise hano mugenzi wawe uzahora n'akaga gakomeye cyane. Hajya hari umurongo mperutse gusoma muri Yesuwa ibice 12 umurongo wa kangahe. Uravuga ngo n'uryo utwiwanyu kaza kururumbira utw'abandi. Uzafite gitageze. Mvarimwe rero birareka mubwire. Reka twere kujya mu bintu byo kujya mu maka za Bibiliya. Urabizi. Buri urabizi guhera kera. Kwasangiye akabisi nagahiye, kabicanyemo. Icyo nabaga mfite cyose naraguhaga. Waramaye mwa. Niyo mpamvu rero kugira ngo ubwire ko nitahi. Urataje. Muvandimwe rero mbere yo gutaha. Mbere yo gutaha urabizi ko nanjye muzirikana nk'inshuti twasangiye akabisi n'agahiye cyane ko ndakuzirikana pe kandi urabizi ntacyo nakwimanya ifite. Oya ndakuzi. Hari icyo nakwimanya ifite se mu buzima bwanjye kubizi? Oya ndabizi. Ubwo rero mu gihe ntacyo mfite nyaruka ugereyo ababyeyi baba bagukeneye ubwo naha telefone tuzavugana. Sawa. Turi kumwe. Naho wone se? Ari kuri telefone. Turavuganira kuri telefone.
harya nimero nizi ni ingizi imwe iherwa na 0 0 no simba amazi umukinga ndusha abona gakunda muhako mwana wambabariye nguyu nka uryo uzi ko mvuye mu rugo ntariye